Nguhaye ikaze mu nkuru y'ubuzima ishingiye ku ndirimbo Yebo ya Vestine na Dorcas. Ni indirimbo mpamya ko nawe wakunze ndetse n'ubu ngubu gisubira inyuma ukumva. Burya mu buzima bwa muntu hari igihe umuntu ashobora kugera ku ndunduro y'umubabaro akumva rwose nta kintu gisigaye bitewe n'uko umubabaro wamaze kumurenga cyangwa se agahinda kamwishe. Ariko rimwe na rimwe ijambo rimwe rishobora gutuma uhindura byose. Uyu munsi ngiye kukugezaho inkuru ikomeye ishingiye ku butumwa bw'indirimbo ya Vestine na Dorcas bise Yebo. Ni indirimbo itubwira ko igihe cyose Imana ivuze Yebo cyangwa Yego nta muntu ushobora kuvuga oya. Reka turebere hamwe uko byagendekeye uyu mukobwa witwa Claudine. Claudine yari umukobwa warwaje nyina imyaka irenga 3, rwose byari bimaze kumurenga. Ubuzima bwari bwarahindutse isoko y'amarira, inshuti ze zaramutaye, abavandimwe baramuhinduka. Mu mutima we yahoraga yibaza ati amana koko kuki undenganya gutya. Ariko nubwo byari bimeze bityo yakundaga kumva indirimbo za Vestine na Dorcas, cyane cyane ijambo rivuga riti iyi Imana ivuze Yebo nta muntu ushobora kuvuga oya, cyangwa se kuvuga ngo iyi Imana ivuze Yego nta muntu n'umwe ushobora kubihakana ngo abe yavuga oya. Mu by'ukuri nyina yararembye cyane, abaganga bavuga ko nta bundi buryo bwo gukira busigaye. Claudine yakomeje gusenga, ariko mu by'ukuri akumva umutima we ukomeje gucika intege ndetse akumva arushaho kugenda ababara. Abaturanyi bakamuseka, bamwe bakamubwira bati ubundi ninde wakubeshye ko Imana igikora ibitangaza. Claudine yaracecetse, ariko mu mutima w'ijambo ryari rimwe gusa yahoraga yibuka Yebo, indirimbo ya Vestine na Dorcas. Igihe nyina yarageze ku rugero rwo gusezera, yarageze hahandi umubyeyi atangira gusezera abana be ababwira ati rwose muzakora ibi ngibi, njye ndumva imbaraga zitagihari. Mu by'ukuri yendaga gupfa. Haje umuganga mushya mu bitaro yararwariyemo utari usanzwe azwi aho ngaho, rwose yasanze hari ubuvuzi bushoboka yakorera uwo mubyeyi. Yatangiye gukora ibishoboka byose, yita kuri nyina wa Claudine ku bushake n'umutima mwiza. Hashize ibyumweru bike gusa nyina yatangiye kugarura akabaraga, ibintu rwose byari bihabanye nuko byose mbere byari bimeze. Byatangiye guhinduka, abaganga rwose batangira kugenda babona wa mukecuru atangiye kugenda atura akabaraga. Bamwe bagatangira gutangara bitewe nuko bari baramwanze, n'abaturanyi baramusekaga. Bose mu by'ukuri bongera gutangazwa nuko yagaruye ubuzima. Claudine mu by'ukuri yicaye imbere ya nyina wagaruye ubuzima, yibuka amagambo Vestine na Dorcas baririmba mu ndirimbo Yebo. Yarangije avuga ati noneho ndabyumvise koko, burya igihe Imana ivuze Yebo cyangwa Yego nta muntu n'umwe ushobora kuvuga oya. Ati rwose n'ubuzima bwanjye bwahise buhinduka. Ati rwose mfite isomo rikomeye ry'ubuzima, kandi buri wese wamurebaga yabonaga yuko rwose mama adateze gukira kandi nta kindi kintu ashobora kuzageraho. Ariko mu by'ukuri njye ndabyiboneye, Imana nta kidakora ndetse buri kimwe cyose yagikora. Nk'uko iyi ndirimbo ya Vestine na Dorcas bivuga, Yebo y'Imana cyangwa se Yego y'Imana iri ku rwego rwo hejuru ndetse irahambaye. Iyo igihe cyayo kigeze nta n'umwe ubihindura. Ese wowe ni ikihe kintu wategereje imyaka myinshi, mu by'ukuri abantu bose baguca intege ndetse bakanakubwira yuko bidashoboka, ariko nyuma ukaza kurangira ubonye imbaraga z'Imana? Ndakwinginze ntucike intege, kuko igihe Yebo y'Imana cyangwa se Yego Imana ivuze izavugwa, byose rwose bizahinduka kandi amateka yawe abe mashya. Niba ubabaye komera, niba uri mu bihe bigoye izere Imana iri kumwe nawe, byose bizagenda neza. Ndagukunda cyane, kanda subscribe ubundi ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana mu nkuru nk'izi ngizi z'ubuzima, ariko by'umwihariko zubakiye ku ndirimbo zagiye zikora amateka hirya no hino ku isi. Imana ikumpera umugisha.